ushaka kugira amafaranga, ushaka gutera imbere, iyi ni business ya online wakora kandi mu gihe gito tukazaba turi kuvuga ati wow congratulations. Nk'abantu bakora YouTube bagize amahirwe bakabona followers benshi bakabigira umwuga, haba harimo amafaranga ukagenda ukajya nko mu gakinjiro ukareba umucuruzi ufite intebe cyangwa se ibitanda n'icyo kwambwira ati ngiye kugushakira abakiriya. Drop shipping nukuza ugashyira ikintu wenda online ukavuga ko ukigurisha, noneho umukiriya akagikunda inshuti za Sonjera mumeze mutenizere ko mumeze neza. Uyu munsi muze tuganire kuri business za online. Ngiye kubabwira business za online nyinshi watangira niba udafite umwanya wo kujya ku kazi cyangwa se ukaburi mu rugo, ntago wabura gukora izi business wazikora uri online kandi zikakwinjiriza. Business ya mbere ni drop shipping. Nukuza ugashyira ikintu wenda online ukavuga ko ukigurisha, noneho umukiriya akagikunda yagikunda, icyo gihe nta nubwo ugifite, nta nubwo kiba mu Rwanda ukakimutumiriza hanze. Hari igihe aguha kimwe cy'akabiri naho gashyira handi, cyangwa se umukiriya akakwishyura yose nawe ukavugana n'umucuruzi mwaravuganye mbere akakikohereza then ukakigeza kuri wa mukiriya. Icya kabiri ni affiliate marketing, no kugurisha ibicuruzwa by'abandi ukabonaho komisiyo. Mu by'ukuri ukagenda ukajya nko mu gakinjiro ukareba umucuruzi ufite intebe cyangwa se ibitanda n'icyo kwambwira ati ngiye kugushakira abakiriya, ukabifotora wangiza ukajya ubishakira abakiriya yabo muziranye cyangwa se aba online, noneho uje kubikubajije mwakumvikana ukamujyanayo ukabahuza, noneho wowe bakaguha komisiyo. Icya gatatu no kugurisha ibintu bya digital nyine bya product, nko kugurisha ibitabo byanditse, nko kugurisha amafoto cyangwa se tutorials, ukaba nyine wakandika uburyo wakora ikintu runaka ukazwa kuvuga ati wenda uko wakiyangira umurimo cyangwa uburyo bigenda kugira ngo wenda widekarira umusoro, ukajya utanga abantu ubwo bumenyi mu by'ukuri bakaguha amafaranga. Ikindi cya kane ni uko umu content creator nk'ibi nkora murabizi ngende gutangira ntabwo ndagira ku rwego rwo guhembwa ahantu hose, gusa imbuga zanjye nkoranyambaga hafi ya zose nabaye monetize. Urumva ko ninguma gukora cyane mu gihe gito ndatangira kujya mbona amafaranga. Mu by'ukuri nk'abantu bakora YouTube bagize amahirwe bakabona followers benshi bakabigira umwuga, haba harimo amafaranga kubera ko usanga umuntu ashobora kuba yahembwa $5,000 ku kwezi cyangwa 10, hari n'abagera muri za 30 na 40. Murumva yuko rero kumu content creator ni byiza. Ikindi bifasha nuko iyo umaze kumenyekana abantu batangira kujya bakugana bagusaba services zo kwamamaza, then ukaba wabyungukiramo inshuro ebyiri. Icya gatanu ni ukugurisha imyenda cyangwa ibindi bikoresho ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, ukagenda nyine ukarangura imyenda ukagicuruza online ukabona inyungu. Icya gatandatu ni ukwigisha cyangwa utanga ubumenyi online. Niba uzi ikintu ushaka kuzi Icyongereza, ushobora kubuzi gusuka, ushobora kubuzi guteka, from a group cyangwa abantu bakakumenya ko ubizi, then bakajya bakukurikirana online, then bakaba barishyuye. Murabizi ko hari abantu bishyura bakigira online na za kaminuza zo hanze muri Amerika, muzi ko abantu bajya bazigira online. Murumva yuko rero ibyo bintu bikoze rwose wabona amafaranga. Icya karindwi ni social media management. Hari abantu baba ari abahanzi cyangwa se ari n'abantu b'abanyama business mu by'ukuri baba bari busy batabona umwanya wo gukurikirana social media zabo, kandi nyamara zibafitiye umumaro, zibaha abakiriya. Rero bakaba bakeneye umuntu uzitaho akajya asubiza abakiriya akababwira ibyo bashaka maze bakaguhemba ibikorwa bito. Abantu cyangwa company gucunga imbuga zabo baba nyine nta mwanya babona, noneho bagashaka umuntu uzajya uzibamanagingira akamenya uko asubiza abakiriya, akamenya uko abarangira aho bakorera, maze bakajya bamuhemba ku kwezi cyangwa se ku munsi bitewe nuko mwumvikanye. Iya munani ni point demand. Ukoresha design zawe ukazishyira ku bikoresho nko ku makariso cyangwa amakabutura, amahembe, maze ugakora ubucuruzi. Urumva utarinze kwikorera stock. Mu by'ukuri ushobora gucuruza ibi ngibi ukajya ukora ama design ukayashyira ku myenda, hari igihe batari niyawe abantu bakakumenyeraho kuri iyo company kandi mu by'ukuri nta bintu bya danger, ukabona amafaranga. Iyindi ni virtual assistant, ufasha nyine abantu ku kazi kabo ka buri munsi, nka mu email, nko mu kubahandaringira, nyine ukajya ufasha abantu ukaba umu assistant w'abantu online. Ikindi kandi nibutse yuko ushobora kuba no mu call center, ushobora kugenda nka company ziba zitaba amatelefone ariko ziri busy, bakaba baguha telefone ukajya uyitabira mu rugo ukabwira abakiriya ukabageza ibyo bashaka maze bakaguhemba ku kwezi. Icya gatanu ni ukugurisha amafoto cyangwa video ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byo murabizi twabivuzeho kenshi, hari ukuntu umuntu agurisha amafoto yiwe cyangwa se y'abandi, cyangwa amafoto wafotoye intare cyangwa foto y'umuhanzi ari private ukayigurisha abandi bantu. Ikindi ni ukugurisha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku mbuga nkoranyambaga.
cyangwa se nko kuri za Amazon. Urabizi ko ahantu henshi umuntu abagenda agafunguraho konti ukaba waje ugurisha ibintu bya online bitakugoye. Ikindi ni blogging, kwandika inkuru zifite umwihariko, ubwo nyine abantu bakajya bazisoma cyangwa se bazikugurira bakakwishyura amafaranga. Ikindi ni YouTube channel. YouTube channel ni content nziza cyane rwose, iyo murabizi rwose ntago nakirwa mbivugaho ibintu byinshi. Niba ushaka kugira amafaranga, ushaka gutera imbere, iyi ni business ya online wakora, kandi mu gihe gito tukazaba turi kuvuga ati wow congratulations. Ikindi ni ugutanga ibiganiro ku ngingo zitandukanye ukabona inkunga cyangwa kwamamaza. Mu by'ukuri murabizi yuko hari abantu bajya nko kuri YouTube channel y'umuntu runaka, barangiza bagashaka nyine bagatanga inkuru cyangwa se ikintu kibabaje, noneho abantu twita aba diaspora akamugirira impuhwe cyangwa se akagira ubundi akabaha amafaranga. Gusa ibyo ntabwo ari byo ndi kuvuga, ariko ushobora kugira ikintu runaka ukora kikajya gifasha abantu. Nk'urugero, ushobora kuba uri umuntu w'umukansara nyine uhumuriza abantu, ukavuga ati ngewe mpumuriza abantu babaye n'ibibazo ndetse by'urushako cyangwa se abantu bihebye. Mu by'ukuri hari igihe umuntu aba yihebye agakenera umuntu abasaganiriza. Murabizi mwino minsi kugira inshuti bisigaye bigoye, bivuze ngo ushobora kugira umuntu uganiriza, noneho wajya umuganiriza ukumva uratuje, ukumva uraruhutse, ukabumva nubwo wamwishyura nta kibazo, ariko umuganiriza. Hanze ho birahaba mu by'ukuri, akaba ni business wakora ukazikorera online kandi zikakwishyura. Indi business rero ni Bitcoin cyangwa se cryptocurrency. Iyi business ni nziza cyane kuko kuba bizi, mbibutse ko ntabwo ari gupfa kwishoramo ngo ujudukiremo. Kuba bizi, hari uburyo babikora, hari ukuhodinga amafaranga yawe igihe runaka bakazakungukira, hari ukuba wazigira ukazibika zazamuka ukazunguka, hari no kuba wagura andi macoin atari na Bitcoin, just cryptocurrency, and then igihe runaka yazamuka ukagira. Ikindi ni ukuzitrading. Ahangaha uba ufite ubumenyi, uba uri umuntu wabyize ubimazemo igihe kinini, ukazitradinga maze ukabona inyungu. Mbibutse ko mugomba gutandukanya cryptocurrency, Bitcoin ndetse na scam. Hari abantu baza ngo yewe ngo ugiye naguze ngo Bitcoin ngo ziramumbera, mu by'ukuri yagiye arazigura arangije zishora muri za company zibeshya ngo turakungukira ngo duke ngo urashyiramo ngo amadolari 100 ngo tuzajya tugwanga amadolari 10 ya buri munsi mu gihe cy'amezi 3 ukashoramo nyamado. Ese wowe ubumva ko inyungu bayikura? Rero yaba yarahomye akaza avuze induru ngo yego Bitcoin ngo yaramombeje ngo nayiguze ndahomba. Iyo uyiguruka yibika, wenda wasanga mu minsi yashaje ari ku 15 by'idolari, none iri ku 100. Rero iyo uza kuba waraguze ukazibika niba bari kugura 100, urumva ko ngubu ufite angahe? Ufite 1000. So rero mumenye kuzitandukanya n'ibindi bintu. Indi business navugaho rero ni business yo gucoachinga abantu gukora ikintu runaka. Ushobora kuba umucoach, nk'urugero ushobora kuba waratakaje ibiro, ukajya ucoachinga abantu ko batakaza ibiro, nabo bakagukurikirana maze ukabona amafaranga. Noneho si gutakaza ibiro gusa, ushobora no kuba uri umutetsi ukajya ubigisha guteka maze bakagukurikirana maze ukabona amafaranga. Ushobora kujya ubigisha gukora ikintu runaka, gusasa, ukajya ubigisha gufata abagabo neza, maze iyi business nayo ikagenda ikagufasha ukaba watera imbere. So guys, rero ni business nyinshi, hari n'abakuvuga ngo izo gupostinga, ariko mu by'ukuri nako biriya byo zino business bakora ngo bakaryanga amafaranga ngo tudege n'ibiki kubetinga. Mu by'ukuri izo zose nzirekomanda, gusa kubazizi nabo mwazikora nazo. Hari abavuga ngo bakwima amafaranga, ariko nibo bakeya kuruta abaza bavuga ati ngewe ninjijemo amafaranga. So ni business nyinshi rero wakora, wacururiza abandi, wa umukomisiyoneri, wabona amafaranga ugatera imbere. Bibutse ko iki kinyejana turimo ibintu byinshi biri kujya online. Umuntu uzi gucuruza online agashaka business ya online niwe muntu uri kubona amafaranga kuruta abandi bose. Nshobora kuza nkavuga ati aya maherena, nkavuga ati ndacuncuruza aya maherena ndabona se 5,000, kubera ko nyambaye basanzwe bananze, wenda abantu bamaze kumenya, hari abufite abantu bagukunda, akavuga ati kira kintu Sonjera yambaye nanjye ngomba kukigura. Nkahita mubwira ngo ni 10,000 kandi naraguze 5,000, noneho yamamagara nkakora ka delivery nkishyura umumotari 1,000, banyishyura 10,000 bikaba bibaye 6 narayaguze. Bumva iyo nza ko wenda nayo kwangura nka 3, noneho
bikaba 4 mwunguka 6. Gucuruza online mwino minsi nicyo kintu kiri kuzana amafaranga. So mukore subscribe kuri YouTube channel yanjye kugira ngo mujye mubona n'ibindi bintu byabafasha kwiteza imbere, byabafasha kugira amafaranga, byabafasha kuba abantu bakomeye. So murakoze rero, Imana ibarinde. Ni Sonjera umukobwa wanyu. Mujye kuri TikTok mumfurenge nitwa Sonjera 2, no kuri Instagram mumfurenge nitwa Sonjera official. Murakoze cyane, mukore mwiteze imbere. Ciao ciao.